Nongeye kubasuhuza cyane bene data dusangiye gusoma ibyanditswe bya buri munsi. Uyu munsi rero dukomeje gusoma ibyanditswe byera. Amagambo y'Imana turimo gusoma yanditse mu gitabo, turasoma uyu munsi ibice bigera nko kuri bitatu. Turasoma muri Yeremiya 34, 33, twongere dusome muri Zaburi ya 74 ndetse dusome na Yohana wa mbere igice cya 5. Uyu munsi turasoza gusoma igitabo cya Yohana igice cya 5, ari nacyo nza gutindaho cyane nkivugaho mu minota mike dufite kubana ko uyu munsi umwami wacu atugire neza. Aya magambo twasomye uyu munsi muri Yeremiya mu bice 33 twasomyemo amagambo Uwiteka ahamagarira abantu kugira ngo bamusange. Yeremiya 33 haravuga ngo ntabaza ndagutabara nkwereka ibikomeye uje utamenya. Bishaka kuvuga ngo Yeremiya mu guhanura kwe yahanuriraga abantu mu by'ukuri basubiye inyuma, baguye, kandi Imana ari igiye guhana mu buryo bwose. Ariko Imana kuko ari Imana y'urukundo, nubwo yaguhana irabanza ikagutuma abantu ikabwira ngo nyamara nubwo uri gukora ibyo ngibyo hari ikintu ugiye kukuzira. Ibyo byo byabaye i Yerusalemu, aho bita nyine kuri Yuda ndetse ni Samariya, kubo bita kuri Rwayome y'Abisirayeli. Imana ituma abahanuzi batandukanye, kino gihe no ituma Yeremiya ntibumvwa. Yeremiya nabo baramufashe baranamufunga bamushyira mu nzu y'imbohe kugira ngo atakomeza guhanura ibyo bintu. Hari naho byageze n'ibintu yahanuraga bifata barabitwika. Twese mu bice twatambutseho bishaka kuvuga ngo abantu bari bafite ikibazo mu mitima yabo cyuko basubiye inyuma bakibagirwa Imana, ariko ntibyanezeza Imana. Bituma rero Imana ivuga ngo ngiye kubateza ibyago bikomeye n'imigi yanyu yose izasenyagurika. Niyo mpamvu ijambo rizavuga ngo ntabaza ndagutabara nkwereka ibikomeye uje utamenya. Umwami wacu tugire neza cyane. Iryo jambo ritahane, iryo jambo rigendane uyu munsi. Nihuse rero ndashaka kujya ku gitabo twarangije gusoma uyu munsi cya urwandiko rwa mbere rwa Yohana. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana ndagira mbabwire ngo narwo rwanditswe mu gihe itorero ryari rifite ibibazo. Tekereza ko Yohana ntabwo nzi imyaka yari afite, ariko tekereza ko aramaze kuba umugabo w'umusaza, yari intumwa ya Yesu, yabanye na Yesu, barabonanye, baragendanye. Biranashoboka yuko abantu benshi yenda muri icyo gihe bari bazi babanye na Yesu, bari barapfuye. Ariko noneho iki gihe ubutumwa bwiza burimo kugenda bwamamara bugera kure, abantu bari kugenda bakira ibintu by'ubukirisitu, bakizera, bakaba abakirisitu. Ariko haza kuvuka ikibazo. Muri iryo torero ryavukaga haje kuvuga mu ikibazo kivuga ngo uwo Yesu muvuga, uwo Yesu mwigisha ntabwo yaje ari umuntu, yari Imana, ntabwo yari umuntu. Mu bintu bimwe rero uno mugabo Yohana yashaka kugira ngo akosore ni inyigisho z'ubuyobe zari ziriho muri icyo gihe, zigambiriye kugira ngo zikure abantu ku ijambo ry'ukuri. Niyo mpamvu isoma kino gitabo usangamwo ibintu byinshi avuga ngo ukuri n'urukundo. Turaza kubigeraho hepfo gatoya. Hanyuma rero umuntu watse kino gitabo ni Yohana nyine mwene Zebedayo, akaba ari wanditse ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Ingingo nyamukuru yari afite kwari kugira ngo arwanye ubuyobe bwari buri kuza mu isi. Arangije mu kurwanya ubuyobe yawe muri iki gitabo cya Yohana ibintu ubonamo aravuga ati ukuri. Hari ibintu avuga ko kumenya Imana ni ukumenya ukuri aho kugira ngo umenye ikinyoma. Imana kandi ni umucyo wo kugira ngo ibe umwijima. Imana kandi ni urukundo aho kugira ngo ibe urwango. Imana yanga icyaha igakunda gukiranuka. Aya niyo magambo avugwa cyane. Ikindi yagiye kugarukaho ni ikintu cya Kristo na Antikristo. Bishaka kuvuga ngo aratanga distinction hagati y'inyigisho zikwiye kuvugwa no kwigishwa mu itorero. Umwami Yesu atugirire neza. Icyo nababwira kindi nuko iki gice cyandikwa cyangwa se igitabo uburyo cyanditswe nk'ibaruwa y'urukundo y'umubyeyi wandikira abana. Niko Yohana yanditse avuze. Niho usoma amagambo avuga ngo bana bato ndabandikiye. Bishaka kuvuga ngo kuri we yabonaga abantu icyo gihe nyine nk'abana batoya. Abatoye kuko baruta, ariko none n'abato mu kwizera, kuko uwo Yesu arimo kuvuga ni Yesu basangiye, ni Yesu bagendanye, ni Yesu baryamye ahantu hamwe, ni Yesu bagiranye shida bari kumwe
aramuzi we kubarusha abandi bose. Rero yandikaga nk'umubyeyi urimo kubwira abana be bato. Iki gitabo rero gifite teme 3 nkuru. Iyo ugisomye hari ibintu bikuru ubona muri iki gitabo. Icyambere, abana b'Imana bizera, donc uvuga ngo twahindutse. Teme ya mbere nshaka kwerekana muri iki gitabo uvuga ngo twahindutse abana b'Imana kubwo kwizera Kristo. Iri teme ya kabiri avuga ngo kuba twahindutse abana b'Imana kubwo kwizera bituma twubahiriza amategeko ye. Hanyuma ikindi cya gatatu dusoma muri iki gitabo kivuga ngo mukundane, love one another. Iyo usoma usanga ko izi teme arizo zigenda zigaruka muri iki gice, muri iki gitabo nyine cya Yohana twasomye uyu munsi. Iki gitabo cya Yohana ni igitabo cyanditswe nk'ibaruwa yandikiye abantu bose, kuko iyo urebye nka Pawulo uburyo yandikaga akandika itoro ry'Laodikiya, akandika Laodikiya, akandika nk'itoro ry'Itesalonike, akandika itorero ry'i Roma. Ariko hano urwandiko rwa Yohana rwo ni urwandiko rugenewe abantu bose, amatorero yose, aho bagombaga kuba bari nk'abakristo cyangwa se nk'abantu bizera. Iki gitabo cya Yohana ni igitabo cyuzuza cyangwa ugasanga gifitanye isano n'ubutumwa bwitwa bwanditswe na Yohana. Dore uko bimeze. Yohana cyangwa se ubutumwa bwanditswe na Yohana, teme yabwo iravuga ngo ni nko kugira yabyanditse Yohana yanditse ashaka kugira ngo abwire abantu batizera ko uwo muntu waje witwa Yesu w'i Nazareti ari we mwana w'Imana, ari we Mesiya ukwiye kwizerwa. Iyo ni teme ya mbere. Hano noneho Yohana ari kwandika abwira abantu bizeye, ababwira yuko bamaze kumumenya kandi bahindutse abana b'Imana, kandi bagomba kugendera mu mucyo ndetse bakagendera mu rukundo. Umwami Yesu atugire neza cyane. Hano muri iki gitabo cya Yohana dusomwamo byinshi, ndetse dusoma Yohana atanga impamvu nyinshi zigera nko kuri 12 zatumye yandika iki gitabo. Iya mbere yaravuze ngo ndabandikiye kugira ngo mugire umunezero. Ikindi arongera aravuga ngo ndabandikiye kugira ngo mudacumura. Ni ukuvuga ngo aya magambo dusoma aturinda gukora ibyaha. Ikindi cya gatatu, ndabandikiye kugira ngo mumenye data wa twese. Ikindi ndabandikiye kugira ngo mumenye Yesu Kristo. Mu by'ukuri yari afite message, yari afite ubutumwa bukomeye ashaka kugenda abwira abantu. Ibyo ni bimwe mu bintu yagendaga yensistaho cyangwa se agenda avugaho impamvu ari kwandika kino gitabo. Ikindi yaravuze ngo ndabandikiye kugira ngo mwizere, mukomere mu byo mwizeye. Ikindi ndabandikiye kugira ngo ijambo ry'Imana rigume muri mwebwe. Ikindi ndabandikiye kugira ngo mumenye ukuri. Aya ni amagambo ya sine Yohana gusubikora cyangwa se ubivuga, ahubwo niyo tuvuga ijambo ry'Imana, niyo turitekerezaho buri munsi. Ibi ni ibintu dukura mu ijambo ry'Imana dusoma buri munsi. Imana yacu idusange cyane. Muri make rero ntavuze byinshi, navuga ngo iki gitabo ni igitabo buri wese yakagombye gusoma. Igitabo cya Yohana ni igitabo wakagombye gusoma, kuko ni igitabo kikubwira ngo abana b'Imana bubahiriza amategeko y'Imana. Ikindi, umwuka w'Imana ahamanya natwe ko turi abana b'Imana. Icya gatatu, tugomba kumenya ko abana b'Imana bakundana. Ikindi, tugomba kumenya ko dufite ubugingo buhoraho. Uyu munsi rero nashatse kugira ngo ntinde ku ijambo twasomye muri Yohana ibice 5 n'umurongo wa 11. Haranditse ngo Yohana wa mbere ibice 5 n'umurongo wa 11 handitse ngo kandi uko guhamya nuko Imana yaduhaye ubugingo buhoraho, kandi ubwo bugingo bubonerwa mu mwana wayo. Ufite uwo mwana ni ufite ubwo bugingo, naho udafite umwana w'Imana nta bugingo afite. Umurongo wa 12. Imana itugire neza. Nanjye rero kuri uyu munsi ubwo medita ijambo ry'Imana, ubwo uritekerezaho, ndashaka kugira ngo nkwibutse dufite ubuhamya bw'ukuri butaryarya nuko Imana duha ubugingo buhoraho, kandi ubwo bugingo buri mu mwana wayo. Ufite uwo mwana ni ufite ubugingo, udafite uwo mwana nta bugingo afite. Uwiteka atugire neza cyane. Reka mbifurize rero umunsi mwiza, mushobora gutekereza ku ijambo ry'Imana.
Yesu abagirire neza cyane, amen.